nafatiwe mu karere ka Kicukiro basanganye mfite ano mavuta atemewe. Amavuta atemewe. Hanyuma se amavuta atemewe kuki wari uyafite? Nari nyafite nari nyamaranye iminsi kuko namaze kumenya ko atemewe mbireka kuyarangura, ntago nongeye kuyarangura, nari ngifite ayo nari nararanguye mbere. Bayaranguraga he? N'abantu bagendaga bagenda bayatuzanira gutya bagufatanye n'indi wayakuzaniye yari yakuye he? Ntago nabimenya kubera ko nyine baza umuntu aza kubwira ati mfite iki ngiki, waba ugikeneye ukagifata. Umaze igihe kingana gite ucuruza amavuta? Kuva 2020 tangira. Wari uvuze ko ayo wari wararanguye usigaranye, wayaranguye ryari? Ayo nari nsigaranye. Ayo bagusanganye. Kubera ko batayazana rimwe ni mu bihe bitandukanye. Hanyuma se hari abandi murangurira hamwe bafite cyangwa uzi baba bafite amavuta nk'aya? Oya, ntago mbazi. Ubu rero wafashwe. Ubu ibyo wafata ngo ifite nk'agaciro kangana gute ugereranyije n'ikiranguzo watanze? Birenga hejuru ya 300. Ntago nebuka neza imibare. 300. None se ko watangiye utubwira yuko ibintu waranguye nawe uzi neza yuko bitemewe n'amategeko, wabiranguye mu rwego rw'amaronko kugira ngo wenda udasora winjize menshi? Oya, ntago nabiranguye kugira ngo nasora, ahubwo nyine nabonaga babizana ngiye nkibwira ko byemewe, ariko nkimara kumenya ko bitemewe nahise mbireka, ntago nigeze nongera gukomeza kubirangura. Ntabwo agafagitire? Oya, abo baba babituzana nta fagitire batanga. Ntabwo mushishikarizwa kugura ikintu gifite fagitire kuko utayagaza. Niyo mpamvu nanjye nyine natangiye nsaba imbabazi mvuga ko ikosa nagaragaweho ntazongera kubisubiramo. Wayabikaga yabaga mu iduka? Byari biri mu iduka. Tubwira aho bayafata. Byari biri aho nkorera nyine mu kazi. Atsibye? Oya. Ejya niho tubwiye ko ari Kicukiro. Ni muhe murenge? Mu murenge wa Kigarama. Kigarama. Ubundi se kuki mukunda gucuruza aya mavuta? Kuki mucuruza amavuta atemewe? Ni iyihe nyungu ukunda kuvamo ugereranyije n'andi yemewe? Oya, inyungu yo ntayo, kuko urebye nk'ubu ngubu ntago nibaza ko inyungu ntayo pe. Irimo kuko iyo utaza gufatwa ubu ntago ari ukubuvuga. Oya, ariko ni narafashe umwanzuro na mbere. Ni namaze gufata umwanzuro ko ntazongera rwose kuko amavuta ya mukorogo uyagurishije n'ugurishije atari aya mukorogo inyungu ari imwe. Ibintu byose bigira inyungu bitewe n'uko ibiciro bihagaze ku isoko. Ntabwo nzi ko nabikompara, ariko ndebaza ko ikintu kirimo hano nuko bigeze kuba ari mukorogo kandi bikaba bigeze kuba utarabiherewe na fagitire, nuko ngo ni magendu, ni ibintu bibiri icyarimwe by'ibyaha. Urumva mu mutima wawe ntacyo wishinja? Nyine ngewe icyo mvuga ni uko nari narabiretse nkimara kumenya ko bitemewe, nahise mbihagarika kubirangura, ntabwo nongeye kubirangura. Hari inama waha abagenzi bawe b'abacuruzi? Inama natanga ni uko ibi bintu nta bizinesi kirimo, nta rwose n'uwaba akibikora wenda yabireka akabyihorera kuko nta nyungu bifite. Nitwa Bizimana Oscar. Bizimana Oscar. Wageze hano? Nagiye kubona mbona abapolisi basanze ku kazi, bambwira ngo Oscar ngo tuje kureba ibintu ucuruza bitemewe. Ndababwira ntabyo ncuruza bitemewe birimo. Aranyereka hagati mwijemo murebe, arinjira barareba nta bintu bigeze bahabona. Hagambwa ati tugende tuje tugufiteho amakuru, tugende ibindi rawo bimenye. Tugenda nisanga kuri polisi Kacyiru, niho nasanze ibintu by'amavuta aranga ategarara tugufotore. Barangije baramfotora, nta kintu nari kugenda mfite ubwoba, nabonaga nyine banteye ubwoba, nta kintu cyo kwisobanura n'aka kanya ibiri kumbaho sindabimenya. Byabaye uyu munsi se? Byabaye ejo hashize. Amavuta wapi nta ncuruza ibintu byo kurya. Mubishoboye mwana hagera. Curuza iki? Curuza ibintu byo kurya. Ibintu byo kurya ni umuceri n'amakawunga. Hanyuma kuze bagusize imbere hari amavuta nanjye nyine ibiri kumbaho aka kanya simbizi. Andi amavuta yari wapi nasanze Kacyiru. Umaze igihe kingana gito ucuruza ibyo kurya? Nk'imyaka 2 icuruza. Twabonye amakuru abaturage baduha
abaturage bazi neza yuko gucuruza n'amavuta ndetse no kuyakoresha bitemewe barahari benshi. Ibyo rero byumvikane yuko abantu gusa icyo bazajya bakora cyo gukora ibitemewe, gucuruza ibitemewe, ni uko bazajya babihomberamo, ariko noneho ntibigarukire n'aho ngaho bakabihanirwa bakabifungirwa. Umuti bigenda bite rero kugira ngo agere hano? Ahubwo nicyo kibazo gikomeye kugira ngo n'abantu babyumve. Icya mbere ni uko aya mavuta ntabwo akorerwa mu Rwanda, akorerwa mu bihugu duhana imbibi ntihaturuka. Ubu ngubu kuko babonye yuko kunyura ku mipaka yemewe ari ikibazo atahurwa cyangwa se tubitahura byihuse, basigaye bagerageza kunyura mu nzira zitemewe cyangwa se ku mipaka itemewe, bakazana make make, ntibayajyane muri za butike nk'uko bari basanzwe babikora, bakashakira depo. Uburyo no gucuruza ari ukujyana make make mu gakarito kamwe, kuyaha abana bakayajyana. Ibyo nabyo turagira ngo bamenye yuko ubwo buryo n'ayo mayeri babimenye ko twarabimenye rero bakwiye gucika kuri uyu muco, kubera ko ibyo bakoze byose turabimenya tukabafata. Ariko wenda mushobora no kwibaza mutari ko se muzabafata mugeze ryari? Tuzageza igihe bazaba bakibikora, kubera ko nicyo polisi ishinzwe, nizo nshingano zayo. Ubwo rero kujya ubwira ngo avuge ngo uyu munsi ubwo bafasha aba ngaba ngo ndabizi baraza kumara iminsi. Amakuru turacyashakisha, turacyakurikirana, n'ejo cyangwa no ku mugoroba dushobora gufata abandi. Hari itegeko ryaba rihana abacuruza ariko itegeko ntaribahaye, ntabwo ko mutazamubaza iby'amategeko. Ahubwo afande, haba hari nk'imibare cyangwa se mukoranye na Rwanda Revenue cyangwa se ishami rya polisi rishinzwe kurwanya za magendu, yerekana ingaruka cyangwa se igihombo amavuta nk'aya ngaya ateza igihugu? Kubera yuko ntabwo twavuga ngo arateza igihugu igihombo, ahubwo arangiza uruhu cyangwa se n'ubuzima bw'Abanyarwanda, nicyo twavuga. Kereka wenda uvuze imibare cyangwa icyo gihe twakwiha igihe runaka, dukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha, ngira ngo higezwe no kwerekana ayari yafashwe mu bikorwa byo kuzenguruka igihugu tureba mu by'ukuri aho bacururiza ndetse n'ibindi bintu bitemewe. Dukorana n'ikigo gishinzwe kugenzura imiti, ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, n'usingira ngo twakoze ikiganiro mbwirwaruhame ku cyicaro gikuru cy'urwego rw'ubugenzacyaha. Dukorana nyine n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, cyane cyane nk'aho ngaho kunyura ku mipaka bitemewe, abantu binjiza ibintu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo rero byo mu by'ukuri tuzakomeza dukorane nabo, kandi bibaye na ngombwa nabo wenda mwababaza, ariko twebwe ahubwo namwe mujye muduha amakuru. Hari umwe wagaragaje ko yarengana ntaho afitanye isano n'iki gikorwa, hari amakuru y'abavuzi. Icyo gihe abantu tugiye kubaho urwego rushinzwe iperereza, rurakora amadosiye, rurakora iperereza ryimbitse, tuzabishyikiriza mu nkiko. Icyo gihe azarenganurwa n'inkiko. Twebwe tuba tubafata tubakekaho bino byaha, kubera ko hari ibimenyetso biba bigaragaza by'ibanze yuko mu by'ukuri babigizemo uruhare. ubutumwa kimuha abanyarwanda by'umwihariko bakurikirana? Ubutumwa twabaha ni uko bagomba kwirinda n'amavuta, kubera ko arangiza uruhu rwabo. Ubu ni ukuvuga ko ashobora no kwangiza ubuzima bwabo. Icya kabiri ni uko kuyacuruza bitemewe. Icya gatatu ni uko bigira ingaruka, kubera yuko uretse no kuba yakwangiriza uruhu, ashobora no kuba byatuma ufungwa imyaka myinshi, ukareka ibyo wikoreraga bindi byakugira akamaro.